munsi reka tugaruke ku mateka y'umuhanzi Karemera Rodrigue wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu busanzwe amazina yiswe n'ababyeyi ni Karemera Rodrigue. Yabonye izuba mu mwaka w'1957. Yavukiye ndetse akurira mu karere ka Rwamagana. Akaba yari umwana w'imfura mu muryango w'abana bane. Mu rugendo rwe rw'amashuri abanza yagize mu ishuri rya St Aloys i Rwamagana. Ni mu gihe yisumbuye yagize muri seminari ya Zaza iherereye mu karere ka Ngoma. Mu mwaka w'1973 ubwo imwe mu miryango y'abatutsi yamenishwaga abandi bakicwa, Karemera Rodrigue yaje guhita ahungira i Burundi ndetse yahunze akiri umunyeshuri mu mwaka wa 4 yisumbuye. Ageze i Burundi niho yaje gusoreza amashuri yisumbuye. Mu mwaka w'1977 Karemera Rodrigue yagarutse mu Rwanda abifashijwemo na Musenyeri Sibomana wifuzaga kuzagira Karemera Rodrigue umupadiri. Akigera mu Rwanda yaje guhita ajya kwiga iby'ubupadiri muri seminari ya Nyakibanza iri Gicavu, aho ni mu karere ka Huye. Inzozi zo kuzaba umupadiri yabonaga zitangiye gukendera ndetse yaje guhagarika ayo masomo ageze mu bufuratire, maze afata umwanzuro wo kwibiraho ubuzima bw'umukristo usanzwe. Mu mwaka w'1983 Karemera Rodrigue yarushinze n'inshuti ye by'igihe kirekire ari we Mukakibibi Madeline. Imana yahaye umugisha urukundo rwabo aho babyaranye abana 3. Gusa ubwo uyu muhanzi yicwaga muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 akaba yaricanwe n'umwana we w'imfura. Impano yo kuzaba umuhanzi si ikintu cyaje akuze, kuko Karemera Rodrigue yatangiye gukunda umuziki akiri umwana muto, ndetse ubwo yigaga mu mashuri abanza yaririmbaga muri korali, akaba n'umuhereza muri kiliziya. Ubwo yavaga mu byo kwiga amasomo y'igipadiri yaje guhita ajya mu gihugu cya Autriche kwiga y'imyaka 3 ibijyanye n'umuziki ndetse no gucuranga ibikoresho by'umuziki nka piano, gitari, ingoma za kizungu n'ibindi byinshi. Ayo masomo yaje kuyasoza maze agaruka mu Rwanda akora umuziki, aho mu rugendo rwe nk'umuhanzi yamamaye mu ndirimbo nyinshi zitandukanye yagiye akora zirimo Ubara ijoro, Kwibuka, Abantu Sibomana, Mpinga Nzima, Mon Cœur, Mu kazi n'inindi nyinshi zigiye zitandukanye. Usibye gukora umuziki ku giti cye, yabaye kandi mu itsinda rya muzika afatanyije n'abandi basore 3 mu itsinda bise Pamaro, Pascal, Auguste, Martin ndetse na Rodrigue. Iri ni itsinda ryakanyujijeho mu muziki nyarwanda mu 1980 mu ndirimbo nka Ihorere n'izindi nyinshi. Karemera Rodrigue ari mu bahanzi barabanyimana batishakisha ndetse rwose bidasaba gukora iyo bwabaga. Abenshi bazo umuziki we bavuga ko ari we muhanzi mwiza kurenza abandi mu kiragano cye. Usibye kuba yarashoboraga kwandika indirimbo ndetse no kuririmba, afite ubushobozi bwo kuba yakwigisha umuziki hariho hose mu Rwanda cyangwa hanze yarwo, kuko yarabifitemo impamyabumenyi ihanitse, ndetse mu nzozi ze harimo nizo kubaka ishuri ry'umuziki mu Rwanda. Ubusobanuro bwa zimwe mu ndirimbo yasize aririmbye, iya mbere yitwa Kwibuka yayihimbiye inshuti ye yitwaga Edimo biganye muri seminari nto ya Zaza. Uyu Edimo yapfuye amarabira, bibabaza cyane Rodrigue, amuhimbira indirimbo ivuga ku bihe bagiranaga. Indi ndirimbo ya kabiri yitwaga Indahiro ni indirimbo yahimbiye umufasha we yakundaga cyane ari we Madeline. Iya gatatu yitwa Ubara ijoro ni indirimbo yahimbiye Nyirarume wari waragiye muri Uganda, bakaba bari bamaze igihe batavugana, yifuza ko Nyirarume yagaruka. Ati bakuru bawe baruzukuruje ntiwabamenya, imvi n'uruyenzi. Agakomeza agira ati i Bugande niyo haba heza hate, rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda. Indi ndirimbo ya 4 yitwa Mukazi ni indirimbo yahimbiye umusore w'inshuti ye nyuma yo kumubwira inkuru y'uburyo umukobwa bakundanaga yamubenze, akisangira umusore wakoraga muri Electrogaz icyo gihe. Hirya ya muzika, Karemera Rodrigue yavugaga neza indimi 6 arizo Ikinyarwanda, Icyongereza, Igifaransa, Igitaliyani, Ikidage ndetse n'Igiswahili. Bitandukanye n'abahanzi benshi cyane b'urungano rwe,
akaba ari we washoboraga kuririmba mu cyongereza ndetse n'igifaransa, bikaba ari nabyo byatumaga ashobora kwamamara cyane hanze y'u Rwanda, kuko indirimbo ze buri wese yashoboraga kuzumva nta biraniga ahuye nayo. Hakaba hari na zimwe mu ndirimbo ze ziri muri izo ndimi, zimwe muri zo twavugamo nka Mon Cœur, Reading Peace ndetse n'izindi nyinshi. Tariki 20 Gicurasi mu 1994 ubwo umuhanzi Karemera Rodrigue hamwe n'umufasha we ndetse n'umwana we w'imfura witwa Karemera Vahe bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi nyuma yo kugabwaho igitero n'interahamwe aho bari batuye Gikondo kuri Camps Zaire. Uyu muhanzi akaba yarishwe arashwe, gusa abana be babiri ba Karemera Rodrigue ari bo Bigabo Janvier ndetse na mukuru we Iradukunda Vahe Karemera babashije gucika interahamwe muri icyo gitero kuri uyu munsi, bakaba bakiriho. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, umuryango wa Karemera Rodrigue ukaba waramenye amakuru y'uko hari undi mwana uyu muhanzi yasize yibarutse kundi mugore. Uyu mwana kuri ubu nawe akaba ariho atuye Rwamagana, akaba yitwa Karemera Patrick. Nubwo imyaka 31 ishize yambuwe ubuzima, ariko uyu munsi ibihangano bye biracyakoreshwa mu muryango nyarwanda bitewe n'ubutumwa bukomeye bubikubiyemo. Ibi bikaba rero byerekana uburyo uyu munyabigwi ndetse n'izina rye rizahora ryibukwa iteka. Reka ngushimire cyane we twakomeje kubana muri aya mateka ya Karemera Rodrigue. Njye nitwa Kwizo.